Uyu mwana muto cyane RIB yamaze kumuta muri yombi akekwaho gushuka se amubeshya ko yashimuswe n'abantu atazi maze ngo amwohereze amafaranga agera ku 100,000 ngo nibwo ashobora kurekurwa. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umwana wabeshyuweho ko yashimuswe akabarya amafaranga yabo. Uyu munyeshuri byatwaye umwanya munini ari gutekereza icyo yakora kugira ngo arebe ukuntu yakiba amafaranga iwabo. Yitwa Kamanzi Donton, afite imyaka 21, yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye ku kigo bita Tumba College Technology. Uyu mwana muto cyane RIB yamaze kumuta muri yombi akekwaho gushuka se amubeshya ko yashimuswe n'abantu atazi maze ngo amwohereze amafaranga agera ku 100,000 ngo nibwo ashobora kurekurwa. Uyu musore Donton afungiye mu kagari k'Impara mu murenge wa Bushenge mu karere ka Nyamasheke kuri sitasiyo ya RIB ya Shangi, aho bari gukurikirana bakora iperereza kuri iki cyaha yaba ari gukekwaho maze ngo abashe kukiryozwa, dore ko arengeje n'imyaka y'ubukure 18 ayirengeje. Uyu musore Kamanzi Donton yabeshye papa we ko yashimuswe ku wa gatanu ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 2024, ashimutwa n'abagabo babiri bari mu modoka yijimye atabashije kumenya na gato amasura yabo. Abo bagabo baramukubita cyane bamwaka amafaranga, bamusaba kuba yahamagara papa we ngo yohereze ayo mafaranga maze babashe kumurekura. Papa wa Donton nta kuzuyaza nawe yahise akora igishoboka cyose apfunda imitwe hirya no hino ashaka aya mafaranga arayishyura, ariko muri uko kuyishyura kubera ko yarahangayikiye umwana we yabibwiye inzego z'umutekano avuga ko yishyuye amafaranga, ariko nubwo ayishyuye abantu atazi bamushimutiye umwana. Nk'uko uyu mubyeyi yari amaze kubibwira inzego z'umutekano cyangwa se ubuyobozi bwahise butangira iperereza kuri ibi bintu, ako kanya baje kuvumbura ko wa mwana ibyo yavuze byose ntaho bihuriye n'ukuri, ahubwo cyari ikinyoma cyambaye ubusa yabikoze agira ngo arebe ukuntu yakibonera udufaranga. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa 12 2024, uyu mwana yagaragaye yifatira abaturage bo muri ako gace ababwira ko abagabo babiri bamushimutiye mu modoka yijimye cyane bakamujyana ahantu bamubaza umuhanda wa Huye Rusizi cyangwa se Rusizi Huye, bamubwira ko agomba kubarangira uwo muhanda maze bamugeze imbere gato bakamuvana mu modoka bakamusiga ifu nyinshi mu maso bagamije kumuhuma amaso, barangiza bakamubwira ko agomba guhamagara umubyeyi we akamubwira ibimubayeho ndetse akamubwira ko agomba kohereza amafaranga byanga bikunda. Nyuma y'uko uyu Kamanzi Donton yamaze gutabwa muri yombi yahise yemera icyaha nta kuzuyaza, maze asobanura ko icyamuteye gukora ibi byose ari uko yahawe amafaranga na bagenzi be iyo kurya ku ishuri birangira atayakoresheje ahubwo ayajyana muri betting barayamurya, bamaze kuyamurya abona nta kundi kuntu ashobora gukemura iki kibazo uretse gushaka uburyo yatekera imitwe y'ababyeyi bakamwohereza agera ku 100,000 yose. Niko guhita bigenza atya. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Karekezi Twizerimana yavuze ko gukwirakwiza ibihuha ari icyaha gihanishwa amategeko kandi binatuma umuntu ashobora gutakaza ubunyangamugayo, bityo ko buri wese ndetse n'urubyiruko muri rusange bagomba kubyirinda. Ibi uyu mwana Donton ni agakino yakinaga rwose yibereye hafi y'iwabo mu rugo, ubwo abandi bari bazi ko ari kure cyane yashimuswe. Yene twerikiradu sindoga siniba sinabura kandi namwe ntibikabe. Ciao ciao.